Ni byinshi ubuzima butwerekezamo tutigeze twifuza, ariko ibanga ni ukubyakira ugahatana kugeza ku mwuka wa nyuma. Iryo ni isomo nigiye ku muntu bita Rodrigue Karemera. Uyu ni umunyonzi. Rodrigue Karemera mwamenye mu ndirimbo zitandukanye nka yayindi yitwa ngo hagati y'ibiti bibiri abereye se wabo. Nitwa Karemera Rodrigue. Navukiye muri Kigali muri Gikondo Nyenyeri, hari hafi y'ikigo cy'Imbirabuturo, ariko siho naje gukurira bitewe n'imibereho yabaye n'ibyabaye muri Jenoside. Papa arapfa, ariko mama nyine ahita ajya mu ntara nkurira aho bita i Nyanza. Ni mu gitondo nteze akagare nakerewe, ngeze aho kwishyurira mbona nimero yanditseho Rodrigue Karemera. Ngira amatsiko yo kumenya aho iryo zina rihuriye na rya rindi twamenye mu ndirimbo zitandukanye mbere ya Jenoside. Mbimubajije mbona isura yuzuyemo agahinda. Ngira igitekerezo cyo kumuhereza ukuboko tukaganira, wenda namenya byinshi ku buzima bwe, twanamwigiraho byinshi. Kuba imiryango itererana rero ubwo kereka nihereye, kuko nanjye ubwanjye barantereranye. Mfite umuryango ukomeye, ariko imiryango ikomeye na burya umuryango kuri iki gihe no ukuboko kwawe, kuko kuvuga ngo ufite umuryango uzagufasha biragoye, kereka ari umuntu akugiriye impuhwe akavuga ati reka ngufashe, naho ubundi bwo biragoye kuvuga ngo umuryango. Nitwa Karemera Rodrigue, abankorera hano i Kabuga. Ikibazo cya mbere namubajije naho izina rye rihuriye n'irya Karemera twamenye. Nta kujijinganya yahise ansubiza gutya. Yego nyine urumva izina ryanjye kujya kuri nyita hari impamvu, araho bituruka. Hari igihe bari kwita ari ukubera yenda umubyeyi yakunze uwo muhanzi cyangwa bikaba byagenze ukundi, ariko njye siko biri, kuko njyewe umubyeyi wanjye avida imwe na witwa Karemera Rodrigue, niyo mpamvu wanyise iryo zina. Burya ni imfubyi ya Jenoside. Navukiye muri Kigali muri Gikondo Nyenyeri, hari hafi y'ikigo cy'Imbirabuturo, ariko siho naje gukurira bitewe n'imibereho yabaye n'ibyabaye muri Jenoside. Papa arapfa, ariko mama nyine ahita ajya mu ntara nkurira aho bita i Nyanza. Buriya kuko nyewe navutse muri 1993, papa yapfuye ntaranamumenya neza, nyine ndagahinja, urumva nari umwana muto cyane. Biza kurangira ubwo namenye ubwenge namumenye ndi kumwe na mama, ariko twari babiri twenyine. Nyuma ya Jenoside mama yashatse undi mugabo, ko yaje gushaka undi mugabo wenda nyuma, urumva ntabwo ari gukomeza kubaho gutyo, kandi yari akiri mutonya, yishakiye undi muntu barabana nyine, akareba bari kumwe n'ubu ngubu yenda, ariko sitarago nyine z'ubuzima bwanjye ubwo byahise biba bindi bitewe n'uko nari maze kuba umubyeyi. Asa nk'uwasigaye ari wenyine. Urumva papa yapfuye mfite ari njyewe nyine, ariko hari abandi bana bakuru nyine, urumva ni bakuru umubyeyi yikoza yiga agafata n'undi muntu kwaje. Hari abandi bana tuvindi imwe bari ariko bari muri Kigali, bamwe abandi bari muri Uganda. Nibwo rero kuri mama yari njyewe nyine. Nubwo atari kumwe na mama we, ntiyigeze amutererana mu buzima bw'ishuri. Mu buzima bw'ishuri bwo nize bigoranye, ariko umubyeyi agerageza uko ashoboye kose akandihira nkiga, nkabasha no kuntunga, kuko amashuri yo narayize 3 yisumbuye. Nize mekanike. Ashimira ubwitange bwa mama we, atekereza kuzamwitura umunsi umwe. Ikintu cyanshimishaga naheraho yenda mvuga ngo cyanshimishaga nuko umubyeyi wanjye yaritangaga byonyine, akagira imbaraga zo kugira ngo avuge ati umwana wanjye azagira hagera, azabashe kuba umugabo. Mbese ntisinzabe mayibobo ngene ngo ngene nsabirize, yenda nubwo mbayeho nabi cyangwa nkaba mfite ubundi buzima mbayemo wera bugoranye butari bwiza cyane, ariko mama yaharaniraga kugira ngo ntere imbere. Icyo kintu kikaba kinshimisha, kikamani na motive yo kugira ngo mbashe kuba nakomeza amashuri koko nyige, ndangize nzajye nicyo mugeza, n'ubwo wenda ntarajya aho mugeza, naragiye icyo nkora ngo mugezeho, ariko mba numva intandaro ya intambuko yanjye yo kugira ngo nzajye aho ngera, nuko nzaje kugira no ku mubyeyi nkagiye icyo mugeza akazamuka. Icyo kintu njye numvaga cyanshimishaga. Yababazwaga no kubaho nabi, kandi papa we yari yishoboye. Nayo cyambabazaga cyo urazi kubura umubyeyi
umubyeyi we yaranishoboye bikomeye cyane, ariko nyenza kugira ubushobozi bwo kuba namubura, n'ibyo yari afite ndabibura, birazimira nyine ku buryo sinabashije kubibona kugeza n'izisa nabibuze. Icyo kintu kikambabaza nyine, nkababazwa no kunabuza umubyeyi wa kabiri wakagombye kuba yandera akanyitaho, mama nanyitaho wenyine. Bro, ni story ndende, ubuzima bw'i Kigali bwo n'ibindi bindi. Uri Kigali irakaze, kuko urumva kugira icyo ushaka kugeraho bisaba amafaranga, bisaba guhiga amafaranga kandi ukayahigana imbaraga, ariko n'akazi nako ukabona nabwo karagenda gake gakenya, ntabwo bishoboka. Urabona nk'akazi mba ndimo gukora, ababibona barabona n'ijiri mba nambaye, mba ndi mu kazi biba bigoye, aka kazi kaba kagoye inshuti yanjye. Urumva kugira ngo umuntu ajye kwihiringa ni ukugira ngo umuntu akure amaboko mu mifuka, azagire intandaro y'aho azagera, agire ahava, agire n'aho azagera. Bisaba rero ko ni ukwitanga muri make. Ababazwa kandi no gukora akazi katajyanye n'ibyo yize. Nekereza uko ndimo kubishaka, izi saa tuvugana aka kazi ndimo gukora ntabwo kajyanye na mekanike. Nize mekanike ngira n'amahirwe nkora stage y'ahantu bakajya banampemba pe, bakajya n'abampemba, ariko biza kurangira mvuyeyo ncubiye nsanga ikigo baragihinduye, aho nari ndimo gukorera hari Remera stage, bari baranyemereyemo akazi, ariko nsanga barimutse baragiye. Biba ngombwa ko ngo nari mu gatanu secondaire, biba ngombwa ko ndangire siziye munje kubareba, nsanga baragiye, niko kubura akazi. Naho ngiye bakansanga barimo barananiza, bakanca amafaranga menshi ntari nanafite, ubushobozi ntabwo mfite bwo guhita njyamo aho kumwe garage, birangira nyine bisa nk'abizimiye. Ubwo nsa nkaho mbiretse, gusa naje gukora n'ibindi niga, aho naje gufata n'igihe cyo kwiga umwaka umwe 2021 niga hotellerie, n'ibintu by'ubutetsi nabyo nabyizeho certificate ndabifite. Ataho kugira ngo nibe naba umunyonzi. Buriya hari ukuntu umuntu agera mu buzima ukagucanga ukabura n'icyo uri bukore, ukazi wakabuze, kandi akugira ngo ujye kwiba cyangwa ujye gukora, ujye kugira ngo ujye kwama bibo aho ngaho usangirwa wakubitwa gukubita, kuba wibye wagize gutya. Biba byiza ko wafata igare ukanaryegura ukikura amaboko mu mufuko ugakora, kuko buriya akazi kose ni akazi, cyangwa umuntu uko kakwinjiza amafaranga niyo yaba makenya, ariko akaza akajya mu mufuka wawe akugirira akamaro. Icyo bisaba igishoro. Mpereye nko kuri mekanike isaba igishoro cyinshi. Mekanike isaba kuba ufite ubwo bushobozi bwo kuba wagenda ukagura ibyo bikoresho ugatangira ugakanika. Ariko ibijyanye na hotellerie, kuko nawe na hotellerie nayize 2021 mu mwaka wose hari Muhanga, yo ntabwo bisaba igishoro cyinshi cyane, bisaba kuba wabona akazi, umuntu akaguha akazi, akakwizera, akaguha akazi ugakora, babona bakora neza, mukamwakorana cyane ukarushaho kuzamuka, cyangwa ukaba wakikorera aka business kawe kakuzamura, ariko bitewe n'igishoro wabonye. Uko biri kose bitewe n'ibyo ndimo, kuko ndimo nashaka filime n'ubundi. Urumva iyo umuntu afashe igare abagira ngo azagenda aho agira afata, agiye no kuri moto yenda cyangwa agiye kuri modoka abashe kugira. Urumva ubuzima bwanjye numva ndimo kubwerekeza mu muhanda, uko byagenda kose ndimo nabwerekeza mu bijyanye n'ibinyabiziga. Afite umuryango ukomeye ariko waramutereranye. Kuba imiryango itererana rero ubwo kereka nihereye, kuko nanjye ubwanjye barantereranye. Mfite umuryango ukomeye, ariko imiryango ikomeye na burya umuryango kuri iki gihe no koko kwawe, kuko kuvuga ngo ufite umuryango uzagufasha biragoye, kereka ari umuntu wakugirimo akavuga atereka ngufashe, naho ubundi bwo biragoye kuvuga ngo umuryango wite kuvuga ngo nzazamurwa n'umuryango, ntabwo byakunda. Numvaga mu buzima bwanjye, kuko na mama nigeze kumuteshaho umwanya, ndamusereza cyane kubw'umubyeyi wanjye, mubwiye ati papa, urumva nari nkitangira nyine, nari ntaramenya ibyabaye, mvuga ngo wenda byabaye kuko ni jenoside yabaye, ndagenda agahinja ntazi ibyo ari byo, nkumva ko nshaka kugira ngo umenye papa ninde, ariko akambwira ati papa wawe se ndamukwereka gute kandi yarapfuye. Nyine ukumva ko hari ikintu wumva ko mu mutima, ukumva ko umubyeyi wundi umushaka ukumubona, nubwo waba warananiye cyangwa waragize ute, nubwo waba mutanabana nariho, wifuza kubona papa wawe cyangwa kubona mama wawe, mujye mutabana. Akumuryango ntikiburira, nawe ni umuhanzi. Buriya umwana ugiye gutangira abafite intego, avuga ati ngewe nzaba, abenshi cyane bumva bavuga ngo ngewe nzaba Kagame, bavuga ngo nzaba perezida, nzaba iki n'iki. Nanjye rero muri iyo mpano yanjye, burya hari ukuntu umuntu akwita izina, Imana ikaguha n'ibindi bintu birenze irya zina koko. Nanjye impano y'umuziki ndayifite, ariko kubw'ubushobozi bwo kuba ntazamuka ngo ndirimbe imiziki yanjye izamuke igaragare biragoranye.
ariko indirimbo zo mfite indirimbo ebyiri ku buryo ejo hazaza hagize n'unamfasha cyangwa akagira akabona ko mfite iyo mpano akaza tukaganira impano yanjye nkayisohora nkayimugaragariza byamfasha kuko nanjye indirimbo arizo mfite kandi n'ubu ngubu nifuza kuba naririmba n'izindi nyinshi zitandukanye nkaba nazamuka nkagera hejuru. Mu gahinda kenshi atabariza abana b'imfubyi. Abana b'imfubyi bo birababaje cyane, buriya uzagira amahirwe akabona umwana w'imfubyi ajya bugeze no kumufasha kuko abana b'imfubyi barababaye cyane. Buriya umwana w'imfubyi ari igihe akura agakura mu buzima bubi. N'urugero uravutse urakuze usanze mama wawe n'urugero wari mu bitaro yahise apfira aho mu bitaro ntunamuzi ntunonse uwo mwana baba afite agahinda kenshi kamubabaje. Urumva rero imfubyi zo uwabasha kugira akabona imfubyi yanazifasha cyane kuko ziba zibabaje. Igihe cyo nabasaba ni kimwe, umuntu uri mu kunyumva cyangwa akabona ko bishoboka ko mu byo nabavuze yakumva ko hari icyo yamfashamo yantera inkunga nkazamuka. Tumaze kumva ibyo nka Next Hope twamuhaye ukuboko tumuhana ko haje mu buzima. Urumva ari iki ngo haye? Mu by'ukuri ndishimye cyane kuko ngewe mu kiganza cyanjye nubwo ntari mu kubireba izi sitasi ni mu kubira ariko ndibuze kubireba ndumva hari ikintu mpfumbase kandi cy'ingenzi kiri bungirire akamaro mu buzima bwanjye kuko hari ibyo yenda mbonye ntari mfite. Izi sitasi tuvugana biranshimisha kandi murakoze cyane kuba mumfashije nawe. Iyi Next Hope TV kora subscribe.